hano turakuze twese hano abagabo bari hano mbambona hano nubwo nguriya mama hariya twari tugize imyaka 8 tutabonana ariko kubera nari mukunze cyane n'abankumbuye cyane twarahoberanye ko sinonze ntabwo nigeze nonga ko murumva mama kubera iki uwo murimo nagize gute narawusize umunyabwenge ndamukunda cyane yaravuze ngo mu gihe cy'ubwenge ngo abasobaza bagira ubwenge iyo bitwaye neza mu gihe cy'ubuswa abanyabwenge bazaba baswa kubera kwitwara nabi iyo ugeze mu gihe cy'ubwenge uri umuswa ukitwara neza uzuhinduka umunyabwenge ariko ngo iyo ugeze mu gihe cy'ubuswa uri umunyabwenge ukitwara nabi uhinduka umuswa Imana yaguhaye itorero warangiza ngo uraryamye n'umugore ngo abayumbi bari mu cyumba cy'abasengesho ko barasengera bibaho tibibaho ukamusanga nyiragira ngo nejo kugira abayumbi baze gusenga bawe sengera icyo Imana yakweretse n'icyo yaguhaye agara muri ubwoko busangiye amaraso DNA mwebwe ndimeze nkandi moko muri ubwoko busangiye amaraso umwe yakoze icyaha Imana isubiza isezerano ujyanye imyaka myinshi kubera gusa umuntu umwe turuza ndimoko umuntu yokosa bakamuhana kwita ciwe ariko mwebwe kubera kuko amaraso yanyu ari ubuvangitiranye umwe aza ko ikosa rimwe gusa bigasubiza abandi inyuma Yesu yageze Yerusalemu arangiza ngo igiti ciza kifite amababi kandi ngo ico giti cyari gifite amababi mu gihe kitari cyo kwera imbuto ariko ngo cyama kigira amababi kigifite imbuto Yesu yatumye abantu baje kumurebera ko gifite imbuto ngo yamba batumone mugende muje kunzanira imbuto muri gagi ngo kubera image nziza cyari gifite bakirangiza mu imbuto ariko ngo bakigera basanga gifite gusa amababi mu gihe kitakabuze kugira amababi donc kiragiti cyari injanja cyarajijishaga Yesu wakigeraho ntiyakijijije kuko kitagize imbuto yagikubitiye uburyage bwo kugira amababi kitagira imbuto kasabe Alex Ngwino bina papa bina nawe turaziranye muze muhagarara hano muhagarara tumwamubona abana abantu bose ko ari batatu ahanga iyo umuntu agiye kuza mu isi hari umuza musobanurira abantu mukababwira ngo umuntu azojana n'imirimo yiwe jewe ntayo nzojana nayo kandi naraje kwisiga hano ntabwo nizojana n'imirimo yaje mu ijuru oya ntabwo twazanye imirimo mu isi ngo tuzojane nayo twakuye imirimo mu ijuru ngo tuzoje kwisiga mu isi iyo umuntu ari mu ijuru Imana igiye kukurema izi kuhereza bagage cyangwa se umutwaro uyu nguyu reka tumubwire kuko uyu tumugize umuntu uri mu ijuru Imana igiye kohereza mu isi ariko imuhaye impano z'indirimbo ko turumvikana muno harimo impano ntawe uzuhabwa impano zibiri n'indirimbo gusa zuzuyemo indirimbo zuzuye hehe uyu nguyu ni impano yo gusurana kuja kubitara gacumba kaja gusura abanyankora atazi ni impano ninde wari wacumbira gusa ibitaro abakamacunga gusa kaja kubitara muri bwana uyu nguyu ni impano yo kuyobogwa abo umuyoboke mwiza akoreshwe noneho Imana ikababwira ati hano turi mu ijuru iyi ni imirimo mujanye mu isi ni mugende mbahaye wowe uzobaho imyaka 30 nawe ubaho imyaka 20 nawe ubaho imyaka 40 mu isi nurangiza gutanga imirimo nguhaye uzongera ngo hamagara ugaruke uze gute uze nta mirimo ugarukanye naje icyo nkoze ndi Imana ndasigara ha mu ijuru manuka hano hasi manuka icyo sigaye ha mu isi uyu nazo zaririmba indirimbo akaririmba indirimbo kubera kuko akaririmba indirimbo yo guheza Imana icubahiro apana kugira ngo abantu bumve kwaze kuririmba iyo ndirimbo Imana izozishira mu gitabo cy'ubugingo ivivure uwo murimo wandikwe mu gitabo cy'ubugingo ko tumvikana uyu nasura umugwayi mvuga ngo mu mirimo wari ufite shira mu murimo uyu nguyu nakora umurimo mwiza mu itorero kubera kuko yemeye kuyoboka nandike mu gitabo cy'ubugingo nibarangiza bose ni musigizo sampasanga nimuzirambikaza ni mugaruka hano rero mbahamagare bose bave mu isi guhamagarwa rero niba mara gushika hangaha bavuge ngo twaje izo duhaye ngo duhereze isi twabisize tuziboko nicyo gituma Paulo yavuze ngo narwanye intambara nziza narangije urugendo igisigaye no gusubira mu ijuru kada gusaba gusubira kubwira Imana ngo pereza hano ibyo wampaye pembaga naje haleluya
numva niba mara kuza ahangaha baze guhembesha mu gitabo cy'imirimo kubera ko imirimo bayisize mwisi kandi bayikoze kubw'umugambi w'Imana ariko uyu nashika ahangaha fata gutya fata ino sapa sinamuhaye indirimbo akagenda akarwana intambara yo kuba pasiteri azarwana akuba pasiteri akamuba ariko akamuba mu ijuru bazi ko ari umuririmbyi ko turumvikana ukaza pasiteri mu ijuru bakuzi nk'umuririmbyi wagomye uri umuririmbyi gusa wasitiri uragumuka ariko uri umuririmbyi noneho pasiteri yamara gupfa akamasubira mu ijuru n'aya mirimo inazandirimbo zose yashika mu ijuru atasimara atase ko uje kw'ivyo naguhaye nguzanye wagiye kurwana ivyo ntagutumye ugarura ivyo naguhaye nari pasiteri imyaka 40 wari uri ariko twari tukuzi nk'umuririmbyi hano muri kamati y'ijuru ko turumvikana namwe niho Bibiliya ivuga ngo imirimo yose izogira gute izopimwa n'umuriro none ugaze mugati iyi ndirimbo wa munsi warayiririmbye ariko ntibayindirimbiye wazuririmba ngo isi kubone bayicisha muririsha iyi ngi warayiririmbye naje ndanezerwa yokoke nibarangiza Imana ivuga kubera kuko wize Christu umwana w'ubukiza bugingo bwawe kubera gakiza utazokwambuka ngaka ubugingo buhora ndabuguhaye ariko imirimo yose naguhaye yahiye uhabwe gusa ubugingo buhora ko ntamba kambu uzohabwa kuko imirimo yose zaba yahiye Tuwezi Imana icubahiro haleluya mubwira ngo wewe niye Imana naguhaye wowe wageze ucumba imitima myinshi wageze ushira bene wanyu barwaye nta bandi wohaye batari bene wanyu ya mitima yose bayikubite mu muriro yose gute ishi bakubwira ngo kubera kuko wizeye Kristo ariko imirimo yawe yose yahiye ntakamba ngwereza akira gusa ubugingo buhoraho uyu nguyu yose naguhaye papa uyu wakoze imirimo myiza urafite sapo yego wakoze imirimo yo kuyoboka warubashe wagenze neza imirimo yawe twashishe muriro yokotse none ngirikamba n'ubugingo buhoraho nivyo bihembo bibiri nugwabwa ikamba ry'imirimo yokotse n'ubugingo buhoraho kubera ko wizeye Kristo nibarangiza ko ati wowe sasa hanga wicara na ba Eliya nawe bugumye aho ngaho nyine uzozurangiza Yesu mwifete iriya hijya kuko ntuzicara na ba general ntakamba nari mufite Yesu azabegeranye n'ibikupi bifite imirimo Yesu azabegeranye n'abagabo bakoreye Imana donc ntabwo twakuye imirimo mu ijuru ngo tuzojana nayo twakuye imirimo ngo tuzoze kwisiga hehe mwisi dusubire mu ijuru boko Imana ibaze mu gushaka tuyirimo ntaho tuja kandi turayubahiriza cyane kuko mu bizire kambibwira nitwa mfite umukiza Michael ariko abantu benshi bazi ku izina rya Mutungwa ariko igihe yafite umukiza riza abakecuru bataza bavuga izina rya Mutungwa kubera ko Mutungwa yari sebuko w'abakecuru bose bamvukamo none bakanyita afite umukiza ndi umunyamurenge ariko kandi ndi umukristo ntabwo birahagije tuye muri Amerika turabana na Apotre naho katuye muri Arizona naje ndiye muri Missouri ntago hegeranye ariko turabana twishimye cyane kubona abantu tuzi nabo tutazi ikiruta byose nuko habaho kwicara tukibwirana twamenyana batari baziranye bakamenyana kandi ndabizi ko twese tuvukana ubundi umuntu iyo habayeho kurwara k'umuntu akaja ku bitaro iyo ashitse ku bitaro ntabwo ahita abonana na docteur bamujana muri salle bamujana mu cyumba cyitwa ngo ni cyumba cya consultation ni cyumba cyo kuja kukubaza ibibazo bituma wenda abaganga botekereza bakamenya indwara arwaye bacita ngo ni consultation room niho uzushika bakakubaza ngo ese wafashwe ryari uribwa hehe aho ni muri no gukonsulta bakamenya bashaka gutohoza source cyangwa se isoko y'indwara ufite iyo babonye indwara rero bakujana muri operation room
ni chambre cyangwa se ni icumba cyaho baje kubagira ya ngwara. Iyo habaye ubuhanya buke umuntu agapfa, ariko utarapfa haba hariho n'ikindi cyumba cy'abarwayi cya swe cyo kuvurirwamo, hamwe musanga abantu bose baryamye ku bitanda. Urumva habanje kubica icumba cya consultation, cya kabiri cyo gusuzuma, haje icya kabiri cyo kubagwa, icya gatatu bakujana mu cyo kugwariramo. Iyo bibaye ngombwa umuntu akarangiza, bamujana mu kindi cyumba gikorerwa mu icyo bita ngo ni autopsy. Autopsy ni igipimo umuntu apimwa kugira ngo barebe ingwara yamwishe, bashaka uburyo bayirinda abandi basigaye. Iyo uvuye muri autopsy nibwo bazakujana muri morgue. Muri morgue ho burinze gusaba iwanyu kugira ngo bahuzahuze uburyo babona isanduka baza bakujana. Uyu munsi rero ndashaka ko mbarara. Ndashaka kureba kuko abantu bose b'imbarara ntavuza abaribo. Kuvuga ingwara ziriho mu buryo bw'imyemerere, turebe nimba muri mbarara mwebwe muri twobahitiza muri consultation, cyangwa kera mwarabazwe bikanga. Turebe nimba twobajana muri sale y'ubugwayi ariho tubagwariza, cyangwa nimba mwarapfuye dushake icabishe tukirinda bari inyuma. Noneho kugira ngo tuze kureba nyine munsiga ko twakereje kugira ngo imihango mikuru ikogwe. Ariko Imana yo mu ijuru ifashe nsange murwaye. Turava hano tubonye iki? Umuti. Biri jambo ry'Imana pastor yavuze mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 26 hazavuga ngo Imana iri mu ijuru n'umwuka wera n'umwana wayo. Ngo bije inama biravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Ariko ngwije kumuheza icyo bita responsibility, ngwije kumuhereza icyo bita inshingano. Ntiyavuga ngo ntiyazimuhereza wenyine. Iravuga ngo tureme umuntu mu shusho yacu batware. Ntiyavuga ngo atware, iravuga ngo batware. Kandi yaremye umuntu, ese abo batware bavuye he? Kandi haremwe umuntu. Nukuvuga ngo muri creation mu kurema haremwe umuntu umwe usengiriye, ariko ngo waje gutanga inshingano zihabwa abantu pluriel, zihabwa abantu ku bwinshi. Tureme umuntu umwe mu shusho yacu batware. Musome Bibiliya ni kwivuga hari kingdom harimo amagambo abiri. King ni umwami, dom ni abbreviation ya domaine, domine, kuganza, niyo king dominion. Turemo umuntu batware amafi, batware isi bayiganze. Wirangiza iragendere mu mugabo witwa inde? Adam. Imaze kumurema, ibyari byaremwe byose ku isi byaremwe n'ijambo ry'Imana. Imana yaravugaga bikaba. Ariko ngigere ku muntu ntiyakoresha akanwa kayo, imuremesha icyo bita imitekerereze yayo n'amaboko yayo. Bisobanura ngo umuntu ugiye kuremwa afite DNA n'Imana. Niyo mpamvu Imana itavuze ngo umuntu abeho. Nico gituma ibyaremwe byose bigirwaho ububasha n'ijambo, kuko byaremwe n'ijambo. Ariko umuntu ntagirwaho ububasha n'ibyaremwe n'ijambo, ahubwo agira ububasha ku byaremwe n'ijambo kuko atunze ijambo. Kutumvikana? Buriya igufwa ry'inkoko ryatakaye kwicukiro tiri kugiraho ijambo, wowe urigiraho ijambo kuko ryo ryaremwe naryo. Wowe uremwa na nyiri ijambo aguha ijambo. Warangiza kurema uwo muntu amushyira mu ngobyi ya Edeni. Ingobyi ya Edeni bisobanura ngo ni ahantu Imana yari yemereye kugera na presence physically, ikazana gutya ikaboneka, imushyiramo. Ngimara kumushyiramo yari umuki? Yari umugore cyangwa yari umugabo? Yari umugore cyangwa yari umugabo? Imuhereza responsibility zini, iramubwira ngo uhinge, cultive, uhinge iyi Eden uyihingire. Cyakabiri protéger, ugira gute? Siko? Uyibagarire. Uyirinde, uyibagarire, nurangiza ube responsable wayo, uyitegeke, uyitirira amazina.
wimare kumuhereza izo nshingano. Umugabo arakora, Imana iboneye muhaye inshingano nyinshi, umugabo afite umurimo mwinshi wo gukora. Iravuga ngo uyu mugabo ufite akazi kangana gutya ntabwo yabaho wenyine. Igira gute? Umufasha kuza gukora iki? Hagati wahawe responsibility z'Imana n'uwazanywe ngo afashe wazihawe, ese nyiri murimo ninde? Umufasha n'ufashwa n'ibindi nyiri murimo? Wahawe inshingano ninde? Ngo agende gw'inama afashwe nande? Itorero ry'ubu nyine rero ikibazo rifite niki? Nuko rifite abantu banyuranyije responsibility. Umugore azava iwabo, umukobwa azava iwabo, aje kubaza umugabo ngo se ukora iki ngufasha? Ubundi niba umuhungu ntacakora, ni biziza kwaba wenyine, uraza kumufasha iki? Siko bimeze? Donc ikibazo cyahabaye niki? Nuko umugore ari mukuza aje kumufasha, yashika akicara ku ntebe y'umugabo, akabwira umugabo ngo sasa najega twembi turi banyiri murimo, ahasigaye ndatekereza nawe utekereza. Ubundi umukobwa iyo avuye iwabo ntabaje gutekereza. Bibiliya iravuga ngo Yesu n'umutwe w'itorero, kimwe nuko umugabo ari umutwe w'urugo, kandi yatekereza umutwe. Umugore yageze mu rugo azabaza umugabo ngo se mugabo mwiza watekereje iki tugikora? Ko turumvikana mama? Iyo uvuye iwanyu ufite ibitekerezo uzoza witeguye gusenya. Nuzoza uvuye iwanyu ufite ibitekerezo ngo ngiye gutekereza umugabo, uzoza witeguye gute? Gusenya. Uzoza iwanyu witeguye kuza gufasha uwatekereje. Kuko niba ufite icyerekezo cy'umurimo, Imana yahaye umugabo vision y'umurimo, iramubwira ngo ndaguha umufasha kugufasha kuwujegeza iyo ugomba kuja. Iyo uje rero ufite ngo no warubanga suro zingiye katuro zingiye, nico gihe ruzarura guteruza ruja nk'umuhoro rugasenyuka. Cyo tubaza ngo double vision, izi zara division hakaza kubico bita divorce. Double vision iyerekwa amayerekwa abiri azabyara amashakubiri, hakaza kubico bita gutandukana kw'abantu. Ni nayo mpamvu buryo umukobwa abari hano abakobwa, umuhungu nazuza kubura ngo ndagukunda uzomwe ukora iki nza kugufasha, nakubwira ko ntacakora uzambwira ngo ni byiza kukomeza kuba wenyine ntaco nza gukora. Haleluya. Turi kumwe namwe? Itorero impamvu ridakura niki? Bibiliya yatubwiye ngo Yesu niwe mutwe siko? Kimwe nuko umugabo ari wo mutwe wiki. Turazi kurya umugabo watandukanye n'umugore. Yarangiza ujya mugore agashakana n'undi mugabo. Ni umutwe wirabura ushingiwe ku gihimba kirabura cy'inzobe. Kuko wataye igihimba cya wiriya ushingwa ku kindi gihimba cyatakaje umutwe. Ni ibintu bibiri bitanduka. Nicyo gituma bazavuga ngo umugore azatambuka akavuga ngo yarasenye kandi afite ibihimba byose. Nuko igihimba ntagihari. Ahubwo nuzazura n'umugore wasenye uza wirukankaga kuko ubuye n'igihimba kizira umutwe. Umugabo ari hehe? Yego. Nuhura n'umugabo wasenye wirukanka umuntu wagenda mu isi adafite igihimba, wahura n'umutwe wonyuka ugahagarara. Eko yo warataye umutwe, warataye igihimba garera. Kandi igihimba ntikiza gitekereza nta mutwe, nta n'umutwe uzutekereza nta gihimba. Nico gituma wasenye wese ntagira ijambo mu bandi bantu. Yo tekereza iki? Allo? Turi kumwe? Ese ko ndavuga neza ba? Cyangwa ntimwari mubikeneye ibi ngibi? Icyatumye itorero ridakira, icyatumye itorero ridakura nuko rirabura abagore baje gushikira imihamagaro y'abagabo. Icyakabiri rirabura abagabo bafite responsibility. Umugabo akaryama ngo umugore ni uhaha. Umugabo akaryama ngo umugore ni uhaha. Umugabo akaryama ngo umugore ni uhaha. Nukuvuga ngo uba wicaye mu takosa ryabo wicaye mu ntebe y'umugabo. Warangiza ukazovuga ngo urugo seruzo urugo rwawe rwoje imbere umugabo azarya atahashe. Ngoje ngo kandi ukamusaka avyira atamana. Ngoje umugore waje ngo ni utugize. Ni ukugize. Ngo ni ubagize.
wowe gusura gukubita gusiga itoko ni mwibarabara ngo umugore rubagize warangiza ni mugoroba ukagira ngo uratekerereza uri wirukanga ku misozi wo kwirirwa mu gitoko ugatekereza umugore uri mu bitenge ahacuruza ukamushobora umugabo azahindukira akora mu mufuko ahereza umugore none ubu nyine umugore ari mu gikondora ahereza umugabo ninguka mu president hano ngo nawe muraje mu nama z'abandi bagabo igituma ingo zivogerwa nuko hatariho standard yuko abagabo bagahagarara ba protege ingo zabo yes responsibility igitekerezo cyose cyiza cy'umugore mu rugo kiza citirirwa umugabo ahandi niko bizabigenda bakavuga ngo uriya mugore niwe kuri ari amagambo nyana akazakora nubwo ari wuzuye avuga ariko umugore niwe umugore akaba fiere yo kumva ko ibyo yatekereje umugabo yabishikiriza abandi birashimwa aho kugira ngo agaragaze abantu ko ari wuzuye natekereza niyo makosa mugira rero iyo wamenye gutekereza mbere umugabo uzamukenera ngo n'abantu bose bamenye kuko nibyo umugabo azakora ari wowe ubikora wowe nturi umugore mwiza agatekereza neza agatekera umugabo akigira ikimeme umugabo akagenda arakavuga bakavuga ngo umugabo ni umuhanga akaba umuhanga kubera ko afite umugore w'umuhanga ukaba umwami kaza umugabo agahinduka umwami Halo impamvu ya gatatu abantu bafite indangagaciro zituma itorero ridakura nizihe Bibiliya yavuze ngo kwizera kwanyu mukongeraho kumenya savoir kumenya iyo utazi icyo ukeneye kumenya nawe ubwawe ntuba wiyizi ubundi umuntu ukeneye kumenya Imana ubundi wamenye Imana vouloir upa urimenya kuko kumenya Imana no kumenya identité yawe kumenya Imana ni kimwe gituma umenya identité yawe ukamenya imirimo ushinzwe ukamenya imirimo ikubereye n'itakubereye kuko twese hano turakuze twese hano abagabo bari hano mbambona hano nuko nyakwa nguriya mama hariya twari tugize imyaka 8 tutabonana ariko kubera nari mukunze cyane naba nkumbuye cyane twarahoberanye ko sinonze ntabwo nigeze nonga ko muruba mama kubera iki uwo murimo nagize gute narawusize none ushingiye kabiri kurambara kanshi y'umukobwa uko wakobwa umuntu ushingiye kabiri yo kwambara ikanshi y'umukobwa uko we kwimenya ni kimwe kiza gituma umuntu muvuga ngo amena kwimenya ni kimwe kiza gituma umuntu ubundi iyo wiyizi ukimenya warimenya neza uzugenda n'ubwo bw'abatakuzi ariko ukagendera ishema ry'uko wimenya donc iyo utiyizi uhagaze muri position uhagaze murabona mpagaze gutya kano gacupa ko murabona karemereye ariko no hagarara nabi bakakantereka ku gitugu kondemerera kubera ko mpagaze nabi ariko no hagarara neza tikondemerera ubundi iyo uhagaze nabi bakakwitimbuka bizabikuremerera kuko byasanzwe uhagaze nabi iyo byasanzwe uhagaze neza ubuzi cyuri wowe siko donc umuntu yo yiyizi ntavunwa n'ibyoroshye avunwa n'ibikomeye abandi bazana ibyoroshye kavuga ati muzomvuna iki ngiki kirimo hagomba kugira ibimvuna hano muzamuvunwa n'iki mwebwe muvunwa n'iki muzamuvunwa n'iki abandi ko baravunwa nuko abana bahabanye inzoka wowe kuravunwa nuko utasonesheje ituru ko muravunise turahwere mugabo karinja muzuka musanga wuzuye wihuze nti yasomye kuri 200 zibise mu isakosha uraciriritse cyane mugabo akavimuhira ari umutsima n'amata kubera koko nta kimuvunye yagera muri vira agatamira capati zine
bamubwira ati hari umusanzu hari umutuku amaze kurya capati zine zisanga umutsima uvunwe niki responsibility zawe nizi umwuka iyo abantu bari ukoga muri butayu iyo abantu bari mu butayu bagira imyuka 7 nyibabwira muvuga ngo amira umwuka wa mbere uba mu butayu nugutana h'imfana imfana zibahambarara nzanzumva umuntu azaruha agataha imfana rero gatakuwabere umuntu yabego akamutaha imfana ukaribona kandi yaberewe izo ni imfana zo mu butayu umuntu bibaka inzu bakamutaha imfana ngo nawe se ngo afite abana hanze izo ni imfana za hehe umuntu yambara yisiga yaca ngo kuriya ngo turamuzi ngo ni kuriya nyina ngo nyuma yakire nta kindi gihari turi mu butayu mwuka w'imfana n'uba mu butayu mwuka wa kabiri ni umwuka wo kwikunda halo mwuka wiki kwikunda muzi umwuka wo kwikunda kiza kiuranga hazaza ngo nico bita ngo ni lack of responsibilities hazaza ngo n'ingwara zo gukenera ubuyobozi nimba habonetse aka association k'abantu batatu kubera kutabaye mu nami gatangira urama wishirisha mutangira ukagwanya ngo kuriya ngo twe tuvuye mu nama ngwirasiyo nama ngo hari ibindi byishimo ntabyo yewe wone umwuka wo butayo inama yarangiye gusiyo nindi wawe uremira inyuma ko nta bindi bihari biri inyuma pasiteri amahimba yanyu mukaja mu kanisa muri barindwi muko murareba kira giseke hari mwamara mukaja mu nama umwaka amayisinziza nkudahari mwasohoka ngoje ko azina amasena nayibaye mose nabyumvishije bira byose bavuze baba nkamusheganya kangahe bati naje ndari kubita ndakubita iki ingoma ikanisa ubundi kanisa rizariva mu mavi rikaregwa n'amavi rigakuzwa n'amavi rikaregwa n'amavi ariko kanisa ryagahayo uziko noneho ubu gatuzwe so dusengera na pastor tumusengera ko ari umunyagahayo bakamusengera bishop yararirenze na apotre ahubwo ngo bamusengeye ku gahayo mbese niwo mu pastor uragahayo hano ninda wimanye sente niwe ibintebe ninda wazimanye niwe ngo gira gahayo uwo ni pastor ugira gahayo kandi akamagana ngo azamushima gahayo ingwara gatatu mu butayu ni ingwara bita ngo ni rumors and ni ingwara urukuruku y'urugambo urukuruku byacitse umuntu nabyara umwana bataramwita hasi bavuge se kandi sahari bavuge bamwitire abandi base umuntu naramutse undi mudamu mwibarabara ati aya ati ko bavuye he amuramukira mwibarabara umuntu nakwitaho ndi mwindize ati ngo ni mwaba kandi arimo yinjiye ubu munsi Allo ese muragwaye cyangwa ko turavura ingwara ko turavura ko turasuzuma ko turacyadusuzuma hano ingwara y'urukuruku ukura makuru kandi yanaje sare amakuru asigaza akazana ntabana avuga ko yanazanye abagore bakabavuga ngo ni pastor yasizemo ngo yari muno mukadika pastor azisiga amakuru bene ngayo ubundi umva mbabwira ye Mose mu butayu iyo ngo yakeneraga kumenya neza imbaraga zituma arwana n'ibitekerezo bibi za Aroni na Miriam yageze zamuka akaja ku musozi ubundi umupasiteri azasura mu nzu y'umukristo agize kabiri ku musozi kugira ngo utagira amakuru zosiga muri yanzu kuko iyo uvuye ku musozi ukajya mu nzu y'umukristo uzwasiga inkuru ziza ariko iyo wagiye udaheruka gusenga ni wowe usiga amakuru mabi y'umuhanda nawe uzamuva gusa mu wawe uri pasiteri ukivuruka mu nzu y'abandi y'umugore w'abandi washika wase pasiteri wamenye ibyawe kwa nyanaka ngo narabimenye naje kera guratanga uri pasiteri pasiteri wasenze azayinjira mutegesha n'amakuru akavuga ati cyari kinzaye kwa kureba umenye kugihagaze mu gakiza agasiga senza gataha ninduvuza amakuru ni reverari yataramye muri mwacu n'uyu yavuze ahangaha kuko reveraga ntazaje ku musozi wo gushaka ubwenge ubundi umwungeri mwiza allo ndabavaho ndasubira hari umwungeri mwiza muze ntazanezereranywa n'inka ubwatsi
azaje gutandura akasiga ziyazirisha yarangiza akaja gushaka izo zinezeze izo zigasigara mu rwagwa zinezego iwe arahandi gushaka izo zinezeze ejo. Umwungeri mwiza azazana vision y'itorero agasiga abakristo babayinezererwamo yamara akaja muri monde spirituel akaja mu masengesho Imana ikamwishurira ibindi kugira ngo n'ibintu biharuruka bazasanga hari ibindi wavumbuye arizo baharara. Nawe wewe uzukungutira igitabo kumwe n'abakristo warangiza ngo uzobashobora kandi ukamusanga yuze ngo ni revera utabasha kumusoza ikanisa waherewe kumva ko tuzujyama ngo rirasengerwa n'abayumbe niba Imana ari haye ese ko turumvikana ba Imana yaguhaye itorero warangiza ngo uraryamye n'umugore ngo abayumbe bari mu cyumba cy'abasengesho ko barasengera bibaho tibibaho ukamusanga nyiragira ngo nejo kugira abayumbe baze gusenga bawe sengera icyo Imana yakweretse n'icyo yaguhaye. Nico gituma mwese mumaze kumenyera ikanisa uwasenze cyane ararifungura wabwirije neza akarifungura. Muziki gituma itorero ritari mu gukura ahubwo mugenda rigira ibice nuko ritari mu kuva mu mavi riri mu kuva mu mafaranga. Noneho nimba nyago senga ari wari muri Australia tugendere kuri vision y'Imana ukagenda kuri vision watanze ifaranga ngo rifungurwe. Ko turumvikana mama umukecuru wavuye ruguru afite ibishindi bitanu mu gikondorero yagera muri Australia yohereza mwishwa w'ifaranga wikanisa ko riragendera kuri vision y'umukecuru akazaganira n'ibishindi bye ni box yarangiza akagutuma ngo ninga muzokoreba. Umugabo wavuye ino yarakamejeje yageririya guko afite ifaranga akamuhereza no gusa ngo nkugize pastor inama zikanisa z'abahungu baraye basengeye itorero bakazicisha mu murongo ko bagenda kuri vision y'umugabo uririya mu kanyanga ngo niwe suppose ariko none uyu munsi n'abamari akeba ko muranyumva mama aba suppose benshi babiri yabibera mu nzoga yarangiza akazabwira referano ngo amatera ngo yihuduma maze muyihagarike umuntu waraye mu kanyanga utanga vision y'itorero abani bamusanga ngo agira suppose wo mu kabare. Itorero ry'Imana itorero ry'aba Petero n'abayako yagize ari supporting wase suppose yari umwuka wera muvuge ngo amina suppose yari umwuka wera itorero ntiza riyobogwa n'amafaranga ni jamais bizariyobogwa na sagesse umutwe ubwenge bw'Imana n'umwuka w'Imana that's it. Niyo mpamvu yanyaza cika ngo buri munsi urushundi faranga ni uzuhagarika buri munsi. Ikindi kiba mu butayu n'ubuzima bwo kwivovota Yesu yageze i Yerusalemu arangiza ngo igiti cyiza kifite amababi kandi ngo icyo giti cyari gifite amababi mu gihe kitari cyo kwera imbuto ariko ngo cyamba kigira amababi kigifite imbuto. Yesu ntiyatumye abantu baje kumurebera ko gifite imbuto ngo yama batuma ngo mugende muri kunzanira imbuto muri gagi ngo kubera image nziza cyari gifite bakirangiza mu imbuto ariko ngo bakigera basanga gifite gusa amababi mu gihe kitakagombye kugira amababi donc kiragiti cyarinjaga cyarajijishaga. Yesu ngo kigeraho ntiyakijijije kuko kitagize imbuto yagikubitiye uburyage bwo kugira amababi kitagira imbuto yakizije uburyawe wowe koma ugira amababi ntugira imbuto warangiza ntazo ufite. Umuntu urira cyane mu kanisa niwe mu Kristo mu banyamurenge iyo cyo cyafe kurira nguriya ngo azogana mu ijuru n'amaboko ngo ni kurira ngo azafa kwisha kamarira ayi kararizwa n'ibyishimo by'abuzukuru bamwohereje kuri MTN Imana kararira aranezerewe yifitiye udufaranga iboga bakamusuzuma kera ngo kurira ngo yanezerewe. Ubundi umuntu imbuto z'umwuka zizaziyekera mu mubiri wa nyirazo zizazisohoka nk'igiti kera imbuto. Ubundi iyo umuntu yanezerewe ndakazarira azakora umupfuka afashe imfubyi tumenye ko wanezerewe. Allo umuzungu yanezerewe azabaza imfuzi zituye umwirabura yanezerewe unamwereka ikaratasi iri handika amandiko. Wowe abandi bazanezerwa akabaza abapfakazi bari wowe wanezerwa ngo ikaratasi wandike aho iyo niba turangiza se ari amakaratasi tuyatamika abana bayarya. Ikomze ikindi
ikiba mu butayu ni umwuka w'iterabwoba. Umwuka w'iki? Terabwoba. Umuntu yikingirana mu gihumba gatatu, abandi bose ninga ntakuvuga ngo ni uvuye mu mahombe. Ngo twari tugize iminsi 3 mu mahombe, ngo kirura na Fabrice ngo mutamuge ngo dutambane ngo nimwe twari turi kumwe mu minsi. Abandi ngo mutureke kisimba ngo ni cacu nk'abantu baravuye mu mahombe. Ubundi abantu bazi gusenga, gusenga ntibizabyiratwa ni kimwe no guhumeka. Kuko gusenga nimba ari ubuzima, guhumeka ari ubuzima. Ugenda wirata ngo nijoro arahumeka. Mu ikanisa haba hamoko y'abakristo nanda 3 mbabwira nyuma. Abiratangaje. Muzorebe intama iwacu. Intama ntizihunga imvura. Intama baza bayishinja ariko ntiziboroga. Intama ntikunda kubyara abana barengeje amabere yayo na 2 cyangwa 1, ni 2 cyangwa 1. Nico gituma Yesu azayita umwana w'intama w'Imana. Intama ntizisega ikigori. Intama ntizisega ikigori ngo gisege n'amaguru. Intama ntizikunda kuryama mu mabuye. Intama izayonkinka. Izikubana n'inka. Izayitoza ko ntawo barasanga batsindira intama kunga. Izigenda ikayigo baruhinka ikayimenyera kubera amahoro yayo. Ariko ihene izisega ikigori yarangiza ikagira amavi akobotse nkaho izisenga kandi ari nyiri makosa yose. Ihene igira urusa. Cyo gituma umunsi Imana yoza wosanga babandi batasirimbaga arizo ntama zitorero. Nabo babandi bari batwishije urusaku. Ndatera rero 10 muri famille nico kinani. Ndatera rero 10 afite imituku ya mituwarite. Ndatera rero 40 yanani aza tukaba pasteur. Ndatera 70 amaze gusenya ingo z'abandi 5 hano. Uri hene gusitunze. Ubundi torero rizajyubakwa n'impano, rizajyubakwa n'ijambo ry'Imana. Itorero rizajyubakwa. Itorero rya mbere rya Christu ntijagiraga impano, ryagiraga vision y'ijambo ry'Imana. Na itorero rijwije abanyempano, ribegwije abanyamatiko. Munyempano azayobogwa n'impano kutazabogwa n'umwuka. Nico gituma uzi kuririmba zavuga ngo ndakereza uyu munsi abazi bajereze ndaza nyuma. Uri munyempano ko nta mwuka ugira. Namusigaye mugura n'abaririmba. Wazo muzana ngo zikurimba gusaba tumukubitiramo. Nawe nyina kamaje umunsi mutamuhemza agasiba. Mama Pastor dore buzi buriya mu ikanisa harabo bita ngo nabana b'intama. Abana b'intama naba Kristo batoya bakikene kubwirwa kuzuka kwa Kristo no gupfa kwa Kristo. Nabana babebebe. Ariko kandi mu ikanisa muze mumenya yuko habaho nawe bita le girafe. Le girafe ni nyamaswa ndende zirishiriza hejuru. Nabanyabwenge baba mu ikanisa baba bakene n'inyigisho ziresha nabo. Na mpamvu mwigisho zirazatambuka nuzozubona gwa microphone tukazusa n'awubwiriza gusabana b'intama. Uzumenya ko no mubicaye hari abakurushiriza uhayivuga. Nico gituma abantu besha zatambuka ari imbere agasa n'uwifatiye abari hasi. Uza woroha kujya inyuma habara abanyabwenge bagusunda ubwenge. Yasijye mvuze murabyumvishije aba. Le girafe ziba zicaye hari. Yesu aje mu isi akunkunda Yesu mugire ngo mugira uke mwese. Yesu baje kuvuga ngo Imana ngo izihamagara baswa ngo yarangiza bikabakomeza. Nizo babwiye ayo ngaho. Imana izihamagara baswa. Nimumbwire we hamagara umuzi. Paulo yari umudokiteri, yari afite doktora zibiri. Muri Durwa no muri yari umudokiteri. Luka yari dokiteri muri medicine. Marko yari umukristo yari afite niwe wakaza wandika inzandiko zose z'Iroma kwa Kaisari. Matayo bamukuye kuri frontiere. Petero na Yohana bari niwe basapurayinga indangara mu karere kose kazi. Umunsi basiba indagara zarabuze mu gihugu. Mbwira umuntu umuswa Yesu yahamagaye n'umwe. Andrea yari umuhanga mu kwandika. Muzarebe ibitabo byose byanditswe na Luka. Andrea ni wari umujanama wiwe. Wowe uvuye ruguru hariya wanye uvuye ruguru maze kurugana na famille yose uje hano mbara washika hano ngo ndaritangira. Uraritangira ufite riye nta kintu. Ukamuza usamaza hodi ugenda ukongoza abakristo bakongoza bose bagukurikira. Washika uzabagaburira iki? Nothing. Nta kintu ufite. Imana ntigazi hamagara baswa pastor. Abali dera bayoboze amatorero mugende muje kwiga.
kugira ngo mugire abanyabwenge. Ubundi kanisa ni biblioteki igomba gusora abanyabwenge benshi, ariko makanisa yacu abanyamurenge niyavuza ati nimuheza amahirwe yakangahe ngo bamuhereza ati kuko Imana yakunze abari hehe. Muzi ijambo yabasubije arababwira ngo impamvu abwira iryo jambo ngo nuko ngo nari kubabwira ivyo bari muri Kristo Yesu muri we, ngo ariko kubera ko mutarakizwa muri muhana ngo zokomeza amabwira kuko mukiri mu isi. Donc muracyara bisi ngo bakubwira kuko Imana yakunze abari mu isi, uyu muhana wacu muracyari mu isi. Nzobabwira biri muri Kristo Yesu mwarakijijwe. Imbaraga zihesha itorero gukomera ngiri. Itorero nyatorero rya kera rizarishingira ku banyamwuka n'ijambo ry'Imana, ariko itorero ntizijobokera ku bahanuzi. Itorero ryagize abahanuzi batatu mukama muri kenga. Ndari sinzi uko bigenda. Pastor, kimukaza muhanura buri munsi. Umuhanurire hano. Hariho guhanura no kwerekwa. Guhanura ni ukuvuga icyo Imana ifitiye abantu ku nyungu zayo. Kwerekwa ni ukwereka inyungu z'umuntu. Guhanura ni ukuvuga, ni ukuja mu bitekerezo by'Imana mukamenya umugambi Imana ifitiye abantu, ko ni guhanura. Naho kwerekwa ni ukuvuga, ni ukukubwira ibyo Imana yagutekereza wowe ufite inyungu Imana idafite inyungu. Rero ibyo bintu si ngombwa ko bibwira abantu, ngomba kubibwira we nyirabyo Imana bifitiye. Semwana bishaba itorero rya mbere aba Christu batinyaga abapasteri, none igihe ubu nyine abapasteri basigaye batinya abakirisi. Ese ukunda rifuza ba nicyo gituma abantu bari gukora amakosa mu ikanisa ngo navuga abapasteri, umupasteri navuga ngo baramusebya ngo mutuke ngo amusige icasha, akazatuma reka betize zikaba, abagore b'abandi bagatukwa, abagabo bagatukwa n'umukristo atunze kubera gutinya abakristo, kubera kutari responsable. Umuntu agakora ikosa gatatu kane gatanu ngo ndumubuze umupasteri, ngo numubuza ngo arakwita izina irihe bakwita ugira irihe. Ubundi ndababwiye kuko ari umuntu uzobereka umuyobozi wiwe. Ntabwo Imana yofata umuntu umuhereza abantu muri mari fatele sibarterne ije kubwira amabanga y'umuyobozi wawe shame zozabe kubitaha ijya inzu n'ugaruka ngoreswa pasteri w'ikanisa. Wewe urinde okwerekwa kwa pasteri w'ikanisa ni discipline, nkuko bari ntugire discipline ni n'ubwe discipline ni kutubaha. Nje umukristo umukora wahariya Imana ije kumpeza amabanga y'umukozi wayo. Ubundi nubwo umuntu yaba ari umunyantege nke, ari umurosa ari umusambanyi, ko muranyumva wa Imana izimukafaringa pasika afite cyahagarariye siyo kuteza abantu ayo. Nicyo gituma Dawudi yageze aho Sawuli aryamye aravuga ngo nubwo aryamye mu mafuti sinomukoraho. Umunyamafuti w'Imana ntizimuteza abantu, izimwihanira wenyine. Na Mose yaragiraga yageze mu cyaka kumusozi karamuhonderayo, yamarika amahano ikamuhanagura amasaza akamurika ku musozi agenda asigara bavuye muri prison ruguru, bituma itageze mu kubitira mu butayu. Ngo pastor se warashemera igisimba, ngo pastor arashemera igisimba ngo kera yarinjiye, ngo yarinjiye kera yarinjiye aho bazabinjira urahazi. Nabo nyine ukamusanga nyine ko barashuguma ngo bazabatuka ngo barinjiye. Mwijiye hehe? Bibiri zivuga ngo mureke urukungu n'amasaka bigira gute? Uziko mwokura nabi mwikaza mugakura amasaka mugasiga urukungu. Hariho abantu batuswe mu makanisa batazabanezerwa barabatutse. Umuntu akaba baramwe cyasha atazasohoka mu bandi baramuvuze. Who said that? Wowe ufite umwuka wo kurobanura kumenya abeza n'ababi mu itorero. Ubundi mu itorero ni Korinto, ni mu rusange ni mu ruvange, ariko twataha imuhira umuntu niwe uzumenya ahurira n'Imana yiwe. Tikaduhurira n'ubwo naho twahuriye no twohurira hano mvuye ahandi. Halo. Hari umunyabwenge wavuze mbere no jambo neza. Umunyabwenge namukunda cyane. Yaravuze ngo mu gihe cy'ubwenge ngo basobaza bagira ubwenge iyo bitwaye neza. Mu gihe cy'ubuswa abanyabwenge bazaba baswa kubera kwitwara nabi. Iyo ugeze mu gihe cy'ubwenge uri umuswa ukitwara neza uzuhinduka umunyabwenge, ariko ngo iyo ugeze mu gihe cy'ubuswa uri umunyabwenge ukitwara nabi uhinduka umuswa.
turi mu gihe isi ikeneye ko twicara twebwe abangaba bari hano tukagira ubwenge paske isi turimo ni isi y'ubwenge. Nico gituma Yesu yabwiye abigisha ngo mugende mugira ubwenge nk'ubw'inzoka, ubwenge nk'inzoka. Kera twageze tukira abana byari bigoye. Umugore yari urugo, umugore akaba ubwoko, umugore akaba umurara. Siko byari bimeze? None ubu nyina asigaye wa leta. Asigaye wa leta. Umugore umugabo ageze amukoraho akakubwira ngo reka ibi bintu. Bwaca akarakubwira ko baramubiwe akamujana kwa sebukwe. Siko? Ndetse mbere ko mujana kwa sebukwe akabanza akamujana mwa sekuru. Umugabo. None ubu nyine umugore mukumukoraho. Mwamuvugana gusa. Ngo polisi ra. Birano hepfo. Ese babaze mwo dufungisha twese mwotahana nabandi. Ko twadutaha. Ko nubundi mutocha kukirungwa mwenyine. Ko mugira n'ubwoba mwoza mukakirungwa mwenyine mutusizino. Ngo tujana. Nimba wewe nimba basaza bawe ari watanga udufaranga umugabo yamashira mu nzu arangire kabisa. Asiri naje igirije gute mwo gacwamo. Musaza wawe ndi okoreza udufaranga umugabo ati mugabo mwiza akakirubike niwe mutwe wari urugo. Ariko sino nabafana nutumubikishaga nawe ntaduheza abantu. Aranawa dutwara handi. La puissance du monde, imbaraga z'isi nugutekereza cyane tugakora cyane tukiyegeranya cyane. Umwuka mubi mu bantu uza wandukira nk'ingwara. Reka mbabwire no jambo. Hariho imyuka, hariho umwuka wera, hakabaho n'imyuka. Nicyo gituma Paulo yavuze araba ngo turwana n'imyuka y'ahantu ho mu kirere. Yaravuze iki? Buriya buri territoire, buri gihugu cyose kigira imyuka igenga. Ko turumvikana namwe? Buri territoire yose nukubera ko umuntu yageze ati bukibuvira yataha abantu bakamukeka kumutenga kandi avuye ibuvira. Bakamavuga ngo uyu muntu yageze ibuvira ureke kumwibyera. Nukubera ko yageze imwageze ibuvira. Niwo mwuka w'ibuvira. Mwagana ngo ubu nyine ngo hari umwuka w'ubwibzi. Ubu nyine hari umwuka w'ikinyoma. Ubu nyine hari umwuka w'ikingiki. Donc hari imyuka mwebwe abantu ari mbarara. Ubundi iyo umuntu afite valeur n'icyo jambo giye kuvuga ndangiza. Buri umurozi wa Tanzania, umurozi wa Tanzania kiyoroga umugore w'umunyamurenge uri imbarara ugifite valeur zo minembe. Taku izo valeur ntazizi. Niyo mpamvu intere bazihaye Daniel zinegwa kumurya. Ziravuga ngo bene abandi tuzabarya. Sabaha ngaho. Twabwo turi imyuka imenyere kurya abantu bahana. Umugore wo mu minembwe wambaye igitambara uri guhagaze ku muco w'abanyamurenge. Nta mutanzania wo kuroga. Ariko ivyo mu minembwe ashikanuka mu forma nk'umuntu hano muri imbarara. Urogwa n'abanyankore banga bataseze parce que azaze gasanga neza umunyankore mu mutwe bitekerereza akakuroga. Ko turumvikana namwe? Donc biragoye ko umutanzania yoroga umunyamurenge ugihagaze ku bunyamurenge. Izo valeur ntazizi, izo Gachiro ntazizi. Ariko yo gutata nijoro agasanga mu wawe waryamye iminwa wayisize wakubisa amahereni banako azavuga ati waba na bintu bino wino. Kuruba ndakurahiriye nta murozi wo muri Canada wo kuroga gusanza nasanze ufite valeur zo kugihuha. Ni territoire zibiri zitandukanye. Azavuga ngo uyu muntu n'umushitsi hano sino mushobora. Nicyo gituma Paulo yageze atahatashe. Yageze ataha ngo akomeje amapepo. Yageze hagera amapepo kera yimutse yage bakavuga ngo hagiye kuhagarara. Muri ubwoko busangiye amaraso DNA. Mwebwe ndimeze nkandi moko. Muri ubwoko busangiye amaraso. Umwe yakoze icyaha. Imana isubiza isezerano ujyanye imyaka myinshi kubera gusa umuntu umwe. Turuza ndimoko umuntu yokosa bakamuhana kugiti ciwe. Ariko mwebwe kubera kuko amaraso yanyu ari ubuvangitiranye. Umwe aza kora ikosa
rimwe gusa igasubiza abandi inyuma mbaranti ikagira ibibazo kubera gusa ikosa ry'umuntu umwe. Umwuka wa kane ni umwuka wo guhoza abandi mu butayu, nk'uko guhoza abandi mu butayu. Mwari muzi ko umunyamurenge wawe ugenda mwibarabara bazamumenya, abasaza y'uwacu azamenya undi mugabo ku musozi azamenya ko umunyamurenge atari umunyamurenge. Ndabeshe bitewe n'iki? Ntabwo mwageze mubona inka zikamwa zikagira abo zireha nabo zitareha. Hari inka y'umunyamurenge wareho undi musaza w'umunyamurenge uje mu kibuga, ariko hari abandi bageze baza kagawute. Nuko impumura ari imwe, niba impumura ari imwe tugire n'ibitekerezo bimwe, tugire umugambi umwe, dutekereze ikintu kimwe twese. C'est comme si muzamugenda mutiyiza ariko. Iyo mpamvu muze mwitwara n'importe comment ahantu hose mugeze. Muza abagore bamaze gupfa, abagabo bamaze gupfa. Ariko yembe twenka basubiye inyuma. Nimwe nkabasubiza imyaka 5 ishize muri abasore bamaze gukinduka. Niturangiza turengeze bura butwari bw'abari abahungu n'ira determination yabo. Tuyizane hano barara turebe ducencurega n'abagabo baryamye hano. Umugabo azatorera mu nzu 7 ku munsi nta kintu cyabaye. 7 tubagiye kuramukanya gutorera gusa, hariho gusuranaga no kuramukanya, hakabaga no gutorera. Gutorera no gusubira umwe wari urejo nta mugambo ujanyemo. Kujaga no kandi gutorera n'icyaha. Yego, gutorera no gusubira mu nzu wari urimo nta mugambo ujanyemo. Ugasanga umuntu aravyibushe ibone icyayi cyo mu wiwe cyo mu yandi mazu, kandi hagenda mu cyayi niko agenda ateranya naho avuye kumwe ikindi, akamwe cyamuntu ariko agera muri akateranya aho ari hose akateranya naho yariye. Abo no muziko tuzoza mukana kirungaga mu bimire kukamene mu bari cyangwa hari abagabo bari imbararaga amaze yashika ibikonyozi bivuye no byahomoje isi. Uzo wicara mu nzu z'abandi pateri utoboka kubuno nta mugambi gusa kubesha gusa ibinyamo gusa. Impunzi zigira karaktere zine. Ikinjambe cyangwa impunzi n'ubwenge. Icya kabiri ni ugukora. Icya gatatu ni integration, kumenya kwijibana. Icya kane ni ukwitegura. Mwitegura gike? Mwari integre, mufite ubwenge, mwarakoze. Kwi umuntu atasha tahana imbumburi no muzotanike muzomera nkujya mwana w'ikirara wagiye akaryibye agataha ndaca afite gafashwa n'abasanze. Donc hano hari abantu neza bunyine umuntu uri ku rundi bamubwira ngo twohereze $5 yo kwemera. Umuntu wo ku rundi kugira ngo twohereze ku ifaranga wo ntiwo kwanga tizona gutera isoni kuvuga ngo umugore uri mu madege ukarafasha uri hano. Ese ijambo ryumvisha ba uko ari umuntu hano bunyine muri amakazo ya mutelefone kurundi atenga ufite $5 akamubwira ngo pesa mobile money ni 700 akamubwira nimero hano tubigutera n'isoni. Impuzi nibyo biranga bine: intégration, savoir, connaissance, kwiga, de commerce, mukaguza ifaranga. Niyo mpamvu Imana yabwiye abanyagiputira babwira ngo nimuje gutaha muzotira ibintu byose by'agaciro mu bitahana, parce que umuntu atasha azajana ubushobozi. Iyo utashi ugomba kujana ubushobozi. None tuzama dukura twazanye abagore batazi kwandika, duse twatane batazi kwandika. Nikuti umuntu zambara speri n'amahereni ku gutwi n'ikirato $700 atazi kwandika. Ese ukumvuza gute? Kurya uzukora umugabo nakugurira ihuzu uzunamugora kujana ku masomo. Nindababwiye ko abagore nyamara gatagomba kwiga. Abagore bose muzamubona mu nteko hano mu Bugande murangana mu myaka, kandi nabo nabagore nkabo nka ministry kundi waba ministry mukecho ukuba baragufinya ako wa ministry. None mwe mutuza abagabo bananiranye gucya nti muri ministry hari kindi gisigaye. Uzi gutunga umugabo wananiranye, uzi gutunga umugabo uri urugo nabi, ukuburi ministry uri umuhanga ukarurambira mukarushingiriramo. Nuwe bwenge bundi barinze mutegereje.
umugabo akaje Masaka kamara ukwezi yaragiye utazi yagiye ugasigara n'abantu 8 uko turi president w'igihugu. Bavandimwe, turi mu isi y'ubutayu. Isi ishaka ko abagabo tugira ubwenge, isi ishaka ko abasore tugira ubwenge, isi ishaka ko abadamu tugira ubwenge. Muve mu bintu by'agahararo ndimukaza muharara, muza muharara ivyo mutazi. Turakuze ejo bundi inyawarimba imyate nawe rinkiye abandi bose, none ugeze hano tituziranye. Turaziranye baketo, tukuzi muri sepaka kwa Muhebera, tukuzi muri sepaka kwa Semutobi kitambare kumwe n'abandi. None witsanga wari umukorari wa Nkomezi urabwitaye, warahindutse wohinduka. Nukuvuga ngo worenga hano n'urupanda ugira gute? Tugusa ubu nyine kwanza tuba tushima Imana nyine ko mutaranazita, ariko wabarengusa hamvuye ahanga bamwe hano musigara gutyo. Niko tukuzira urukamira imfubyi n'abapfakazi. None wageze ino ngo wubakishizwe wamuhindurijwe. Urabona ko kuriya ngo jo turakuzi bazagutiza kugahira no muki oro mubwira mugeze ngo oro siko abantu bagira gute niborohe. Abantu bagira gute muze niborohe. Nta kitangaza cabaye nta naho bamabwira hano imbarara sigihamba mwaze muhasanga abandi kuzabura ngo ndi imbarara kamuira atakonya kivara ngo uri imbarara. Hano hari hasanzwe abanyankore muri za 40 bari batuye hano barimutse bagiye Kampala. Naje mvuye muri Amerika hari abazungu bahatangiye kera sinageze hari igihamba ni mu ruhemba kwa data. Wowe ukamusanga ukamumera amabanga uri imbarara. Hano hari kiyo tukukungusa dusanga ntandi ishuzi. Mwarasirimutse mwebwe mwarasirimutse bakacu mwosirimuka mukamera gutya. Abasirimutse se nuko zamene ndutwara indege muri mwebwe tuzi nikinga warangiza ngo tusirimutse iki. Ukwara abantu bazi ngo bari mu mujyi, hari abantu bazi ngo bari mu mujyi. Oya pi umunyabwenge azatanga influence muri environnement igahinduka. Ntabwo uzusa ahuri hazasa nuko ushaka. Ntabwo ugomba gusana mbarara igomba gusuka ushaka wewe. Apana gusana mbarara. Ubu uri umunyabwenge. Uwo ni umunyabwenge. Jamwe ko ntabwo nahinduwe na Amerika. No, ngomba kugera muri Amerika nkabaho uko nje wentekereza. Apana Amerika kubaho uko nje wentekereza ngo kombaho. Niko kuba umuntu. Kandi nkaba umwe muri karakter uko nari ndi mugatenga niko ngomba kumera n'ubunyine. Nagenda muri Amerika nkaba ko nguko. Wowe uzugera Tanzania ukaba mu Tanzania. Wagera mbarara ukaba umunyankore. Wagera Kampala ukabesha nk'abaganda. Wagera muri Kenya ukaba umunyakenya. Wagera ibuvira wa muzalendo. Warangiza urikiburaguzi. Urikiburaguzi umuntu ufite umwuka w'Imana azaba umwe. Paulo yaravuze ngo yego yanyibeko oya yanyibiko. Nukubera kuko yego yawe izigaragara kuri karaktere zawe. Oya yawe ukaba kuri karaktere zawe. Pastor ninga nakazi hari abagabo bamwe ruguru bagaza kunda nk'ibiti akakunda igiti yaruha akazabika abe nakayungiro ku muhanda yazinduka ngo ntakayungiro karanga nyamatungo we ngo yaye ngwise wa Eric yazindutse ndaho hari ise wa Eric nakayungiro bihuriye he naho akunda ibiti azaro akabika n'imikeka kubera gukunda ibiti. Tago muza abagore ngo bagaza bahaza abagabo umugabo wishira muzo gutera igipurizo ati wandije igipurizo ukamumva umugore natwe tuzapuriza ejo wowe muzapuriza uzi gupuriza cyangwa yahura n'undi mwana w'umukobwa afite umuhini we umugabo uri ko mwana wowe n'umugabo we so mwini utwaye ngo natwe ejo tuzoshokora umugabo kurabaze bishokora wowe uzo gushokora wowe tibaha abagabo nabo ndimubazi wamutambuka imbere ufite n'isafuriya yo kwarika ngo ayo mazi ko ari ngo ko wagize menshi.
ari dukuri barahabaga abagabo bene abagabo uzinduka akamakinguka amumva ibintu by'imikaka n'amasekura arabizi cyane hari umugabo hakaba n'umugore wese ndagipurizo ngo inkoni sinzahiri woga n'umugore kurabaza igipurizo umugore n'inkoni y'igipurizo wowe uzi inkoni y'igipurizo bimenye gute donc nous interfiation yo kwije muri responsabilité biga no gukunda contrôle yo gukunda kuyobora ibintu byose ko turumvikana mama ni musubire ku kahise kacu to abagore beza abanyamurenge bagiraga izihe ndangagaciro zitatu iya mbere bagiraga isoni iya kabiri ngo bageze bagendera ku mukti umugore w'umunyamurenge ageze agenda akazagenda areba ko atosita nawe ubunyine nta kugendera ku mutima kurumva umugore ugendera ku mutima azagenda gahoro nawe ubunyine bitonde ndaje nta mutima uzugenderaho bagiraga kugitonda bakagendera ku mutima bakagira isoni bakagira gute bakuba abagabo b'abanyamurenge bagiraga ibintu bine bibabwira bagiraga ubufura bakagira umutima wo gutabarana n'umutima wo gushumbushanya n'umutima wo guca imanza z'abagabo n'umutima wo kureberera imfubyi n'abapfakazi abashumba b'itorero rya kera muze bagiraga ibanga ry'ikanisa uwireze nta kuvuga amabanga yiwe ese koko ndabavuga ba ariko tibamundu barese tuzamura ibiganza twese halo bavandimwe turabakunda cyane ibi tubabwira gutya kugira ngo urugenzi turimo rwacu rwo gutatana mu isi titugashire kabatagira ubwenge Bibiri ivuga ngo ubwoko butagira ubwenge buzabwira gute kandi ubwenge bw'Imana bwose buhishe mu bagore kuko abagore nibo bajana mujanamba kandi azaba ari umuntu w'igifu yewe aba ari umuntu ugira ubwenge ga yewe igera mwanya bishije kujya president akomeye nk'umujana muzi umugendera inama nimwe bajana abagabo umugabo nubone yagumye gusandabuka gumye gusandara uzumwegeranye ubumba bumbe bagabo batware beza ni mwebwe ubundi abagabo n'intwara muheto na peza niyo okay kasabe Alex Ngwino mina papa mina nawe turaziranye muze muhagarara hano muhagarara tumwamubona bana abantu bose ko ari batatu ahanga iyo umuntu agiye kuza mu isi hariho muza musobanurira abantu mukababwira ngo umuntu azojana n'imirimo yiwe jewe ntayo nzojana nayo kandi naraje kwisiga hano ntabwo nizojana n'imirimo yaje mu ijuru oya ntabwo twazanye imirimo mu isi ngo tuzojane nayo twakuye imirimo mu ijuru ngo tuzoje kwisiga mu isi iyo umuntu ari mu ijuru Imana igiye kukurema izi kuhereza bagage cyangwa se umutwaro uyu mutwaro uyu nguyu reka tumubwire kuko uyu tumugize umuntu uri mu ijuru Imana igiye kohereza mu isi ariko imuhaye impano z'indirimbo ko turumvikana muno harimo impano ntawe uzuhabwa impano zibiri n'indirimbo gusa zuzuyemo indirimbo zuzuye hehe uyu nguyu ni impano yo gusurana kuja kubitara gacumba kaja gusura abanyankora yatazi ni impano ninde wari wacumbira gusa ibitaro abakamacunga usagaje kubitara muri mwebwe hano uyu nguyu ni impano yo kuyobogwa abo umuyoboke mwiza akoreshwa noneho Imana ikababwira ati hano turi mu ijuru iyi ni imirimo mujanye mu isi ni mugende mbahaye wowe uzobaho imyaka 30 nawe imyaka 20 nawe imyaka 40 mu isi nurangiza gutanga imirimo nguhaye uzongera ngo hamagara ugaruke uze gute uze nta mirimo ugarukanye naje icyo nkoze ndi Imana ndasigara ha mu ijuru umanuka hano hasi umanuka icyo sigaye ha mu isi uyu nazo zaririmba indirimbo akaririmba indirimbo kubera kuko akaririmba indirimbo yo guheza Imana icubahiro apana kugira ngo abantu bumve kwaze kuririmba iyo ndirimbo Imana izozishira mu gitabo cy'ubugingo ivivure uwo murimo wandikwe mu gitabo cy'ubugingo ko turumvikana uyu nasura umugwayi mvuga ngo mu mirimo wari ufite shira nk'umurimo uyu nguyu
nakora umurimo mwiza mwitorera kubera kuko yemeye kuyoborwa nandike mu gitabo cy'ubugingo nibarangiza bose nimusigizo sabuhasaga nimuzirambike hasi nimugaruke hano rero mbahamagare bose bave mu isi guhamagagwa rero nibamara gushika ahangaha bavuge ngo twaje izo duhaye ngo duhereze isi twabisize tuzibokoboko nicyo gituma Paulo yavuze ngo narwanye intambara nziza narangije urugendo igisigaye ni ugusubira mu ijuru kada gusaba kubwira Imana ngo pereza hano ibyo wampaye mpembaga naje ko muranumva nibamara kuza ahangaha baze guhembesha mu gitabo cy'imirimo kubera ko imirimo bayisize mu isi kandi bayikoze kubw'umugambi w'Imana ariko uyu nashika ahangaha fata gutya fata ino sapa sinamuhaye indirimbo akagenda akarwana intambara yo kuba pasiteri azarwana kuba pasiteri akamuba ariko akamuba mu ijuru bazi ko ari umuririmbyi turumvikana ukazoba pasiteri mu ijuru bakuzi nk'umuririmbyi wagomye uri umuririmbyi gusa wasitiri uragumuka ariko uri umuririmbyi noneho pasiteri yamara gupfa akamasubira mu ijuru n'aya mirimo inazandirimbo zose yashika mu ijuru tusimara tusepuje kw'ivyo naguhaye ngo uzanye wagiye kurwana ivyo ntagutumye ugarura ivyo naguhaye nari pastor imyaka 40 wari uri ariko twari tukuzi nk'umuririmbyi hano muri kamati y'ijuru ko turumvikana namwe niho bibiri zivuga ngo imirimo yose uzogira gute izopimwa n'umuriro none ugaze mbwate iyi ndirimbo amunsi warayiririmbye ariko ntibayindirimbiye wazuririmba ngo isi kubona bayicisha muririsha iyi ngi warayiririmbye naje ndanezerwa yokoke nibarangiza Imana ivuga kubera kuko wizeye Christu umwana w'ubukiza bw'ingo wawe kubera Kristo utazokwambura ngakaga ubugingo buhora wenda buguhaye ariko imirimo yose naguhaye yahiye uhabwa gusa ubugingo buhora ko ntamba kambuzo uzohabwa kuko imirimo yose zaba yahiye Tuwezi Imana icubahiro haleluya mubwira ngo wewe niye Imana naguhaye wowe wageze ucumba imitsima myinshi wageze ushira bene wanyu barwaye nta bandi wohaye batari bene wanyu ya mitsima yose bayikubite mu muriro yose ira gute bakubwira ngo kubera kuko wizeye Kristo ariko imirimo yawe yose yahiye ntakamba nguhereze akira gusa ubugingo buhoraho uyu nguyu yose naguhaye papa uyu wakoze imirimo myiza urafite sapo yego wakoze imirimo yo kuyoboka warubashe wagenze neza imirimo yawe twashishe muriro yokotse none ngirikamba n'ubugingo buhoraho nibyo bihembo bibiri nugwabwa ibikamba ry'imirimo yokotse n'ubugingo buhoraho kubera ko wizeye Kristo nibarangiza kwati wowe sasa hanga wicarana ba Eliya nawe bugumye aho ngaho nyine uzozurangiza Yesu mwifete iriya hijya kuko ntuzicarana ba general ntakamba nari mufite Yesu azabegeranye n'ibikupi bifite imirimo Yesu azabegeranye n'abagabo bakoreye Imana donc ntabwo twakuye imirimo mu ijuru ngo tuzojana nayo twakuye imirimo ngo tuzoze kwisiga hehe mwisi dusubire mu ijuru bokoboko Imana ibaze umugisha